Ndabasuje kuri Flow Kitchen and Creative mugira amahoro mumeze neza. Twagarutse muri ya gahunda yacu yo kuganira ku biribwa bidufitiye umumaro kugira ngo tujye tumenya dusobanukirwe ibyo tugomba gushyira mu mafunguro yacu ya buri munsi bidufitiye imimaro mu mubiri wacu, hanyuma tubyibandeho kugira ngo tumererwe neza, tugire umubiri uzira indwara no kuzahara bya hato na hato. Uyu munsi rero mu kiribwa cyacu nazanye umuneke. Umuneke ni ikiribwa cyangwa se n'urubuto ruboneka ahantu hose. Kubona umuntu uvuga ko atazi umuneke biragoye. Twese tuzi umuneke, abenshi bakuze bayirya, ni ibiryo tugaburira abana cyane. Ariko se umuneke tuwurya tuzi icyo tumariye, udufasha iki, twawurya gute, twawurya kangahe, twarya ingana iki? Ibyo byose tugiye kubiganiraho kugira ngo tujye tuwufata dusobanukiwe, tumenye n'igihe cyo kuwufatamo, tumenye n'iryari ukenewe cyane n'iryari tutakabya, kugira ngo byose tubikore dusobanukiwe, turusheho kumererwa neza, tugire amagara mazima, tubungabunga ubuzima bwacu. Twagiye rero, umuneke ni mwiza cyane. Umuneke ukungahaye ku mafibre na substance za pectine zifasha mu kurinda constipation. Umuneke ukungahaye ku myunyungugu ya calcium na potassium ndetse na phosphore. Turaza kugenda tureba muri detail icyo buri kantu umuneke ufitemo utumariye iyo twawuriye. Umuneke kandi ukungahaye kuri beta carotene ari ihinduka vitamine A iyo igeze mu mubiri. Umuneke kandi ufitemo na vitamine B9. Ibyiza by'umuneke ni byinshi cyane, tugiye gutondagura twihuta ibintu 12 umuneke udufashe twawuriye, hanyuma tugende tunabidetayamo gakeya kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibyo turya. Umuneke ufasha amara gukora neza. Iyo wawuriye amara, ikibazo cy'amara ubukirinze. Umuneke urinda umubyibuho ukabije, ukagabanya ibiro. Ku bantu bashaka kunanuka, amarejime abatandukanye, ariko na regime ijyamo umuneke bikagenda neza rwose, umuntu agatakaza ibiro. Umuneke ufasha amagufwa gukomera, ko twabonye ko ifitemo calcium, kandi turabizi neza ko calcium ikora ku magufwa akamera neza, agakomera. Umuneke urinda umuvuduko w'amaraso. Umuneke ufasha ubwonko gukora neza. Umuneke uzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Tugeze ku cya gatandatu. Cya karindwi, umuneke urinda iminkanyari no gusaza imburagihe, ukita ku bwiza bw'uruhu, umuntu ugasanga umuntu ahorana uruhu rwiza rukeye ruzira iminkanyari no gusaza. Umuneke ukura cholesterol mbi mu mubiri. Cya munani. Tugeze ku cya 9, umuneke urinda kurwara kanseri ya koro ni ka gace gahera kumara, kuko twabonye ko umuneke ufasha n'amara gukora neza, na kanseri ya koro ntushobora kuyirwara igihe ufata umuneke mu buryo bwiza. Niyo myanda kandi ya cholesterol iba mu mubiri, iba mu byo tuba twariye, umuneke ufitemo ubushobozi bwo kuyigabanya, ugasohora ibyo binure bibi bishobora gutera uburwayi butandukanye. Umuneke utanga imbaraga cyane cyane nko mu gihe umuntu agiye gukora siporo zikomeye, wumva uri butakaza imbaraga cyane rwose, wabyiteguye ushobora gufata umuneke. Icyo gihe ukora siporo neza ufite imbaraga, kuko umuneke ufite ubushobozi bwo kongera imbaraga mu mubiri. Umuneke kandi ufasha muri digestion na metabolisme, igogorwa by'ibyo twariye bikagenda neza. Bya bindi byo kugara mu gifu ntabwo bibaho iyo wafashe umuneke, kuko umuneke urafasha muri digestion no muri metabolisme. Umuneke rero murumva ko ari mwiza cyane, wawufashe rwose hari ibintu byinshi uduha mu mubiri. Umuneke wiganjemo vitamine C izwiho kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, twari twanabibonye. Ukita ku buzima bwiza bw'uruhu, ugakomeza amagufwa, ukagira amenyo meza kandi yakomeye adafite uburwayi. Bimwe byo burwayi ufata amenyo ugasanga amenyo y'umuntu yarashize ahora amubabaza, buriya iyo ufata umuneke ibyo bintu utandukana nabyo. Umuneke kandi ufasha feri iri mu byo twariye ikabasha kwinjira mu mubiri neza, ikajya gukora ibyo yagenewe gukora mu mubiri. Urugero, murabizi ko feri, ubutare ari ingenzi cyane
mu kongera amaraso ku bantu bafite amaraso makeya, ya ndwara ya anemi. Ku bantu bafite ikibazo rero cy'amaraso makeya mu mubiri, feri iba ikenewe. Feri kandi ikenerwa cyane cyane ku bagore batwite, nabo baba bakeneye feri mu mubiri wabo. Rero iyo umuntu yariye ibiryo birimo feri, igihe ayikeneye nyine, tumaze kubona abantu baba bakeneye feri cyane. Ushobora kuba uri umudamu utwite ukaba ukeneye feri, umwana ufite amaraso make cyangwa se umuntu mukuru, bose baba bakeneye feri. Rero iyo wariye ibiryo birimo feri nka za epinari, ibishyimbo, beterave, inyama y'umwijima n'ibindi, biba bisaba ko ufata umuneke kugira ngo ya feri wariye yinjire mu mubiri neza. Ibyo twariye rero birimo feri biba bikeneye ko ufata umuneke nyuma kugira ngo ya feri ibashe kwinjira mu mubiri neza kandi mu buryo bwihuse, dore ko umuntu aba yabifashe nyine iyo feri akeneye kuyibona mu mubiri we. Umuneke ukungahaye ku myunyungugu itandukanye, bityo ukaba bifitemo ubushobozi bwo kuvura no kurinda stress. Uwawuriye yumva ari gutekereza neza, ari kuyobora intekerezo ze neza, akumva atajagaraye. Umuneke urinda ukanarwanya umuvuduko w'amaraso, twari twabibonye. Umuneke urinda anemi, ya ndwara yo kugira amaraso makeya. Umuneke kandi wifitemo fibre zifasha muri digestion de transit intestinal. Bivuze ko iyo ufata umuneke uba udashobora kugira ikibazo cya constipation, kuko amara yawe abakora neza. Ibyo wariye bidakenewe mu mubiri bigasohoka neza nta kibazo rwose. Ya potassium dusanga mu muneke yiganjemo ifasha mu kurwanya umuvuduko w'amaraso, ikarwanya n'indwara zose zishamikiye ku mutima ndetse n'indwara zose zifata ubwonko. Iyo wariye umuneke ibyo byose bashobora gukora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, umutima ugakora neza ndetse n'ubwonko bwawe bugakora neza, ukabasha gutekereza neza. Ariho twabonye ko umuneke urinda stress, umuntu akabasha kwikonsantara ku bintu, akaba abasha no kuruhuka neza yagiye kuryama. Iyo wariye umuneke ibyo byose biba bikora neza mu mubiri wawe. Umuneke wawe urya ushonje kuko wongera imbaraga mu mubiri. Ushobora rwose gufata umuneke mu gitondo ukirirwa umeze neza, kuko wifitemo ubushobozi bwo kuguha imbaraga mu mubiri, kuko nyine murabyumva ko iyo uriye umuneke wumva ko urimo isukari, kandi isukari tuzi ko itera imbaraga. Si byiza kurya umuneke nijoro kuko wifitemo isukari nk'uko nari mbivuze, ndetse byatuma iyo sukari iperitiriba digestion, bikakubuza gusinzira neza. Buriya muzabireme neza, ntabwo ari byiza gufata ibiryo birimo isukari nyinshi nijoro ugiye kuryama, kuko isukari ntabwo uba ugiye muri siporo, ntabwo uba ugiye kugenda, uba ugiye kuryama. Umubiri nta mwanya ubona wo gukoresha sukari wafashe, biguma mu mubiri rero kandi bikatera indigestion, bigatuma udasinzira neza. Tutibagiwe ko binakora stockage mu mubiri, bikaba byagutera umubyibuho utari ngombwa. Ntabwo ari byiza rero gufata ibiryo biryohereye nijoro. Ubwo murabyumva ko n'umuneke urimo. Ntabwo ari byiza gufata umuneke nijoro. Imineke myinshi kandi si myiza ku barwayi ba diabete, kuko mwabyumvishe kandi murabizi ko imineke igiramo isukari. Ntabwo ari byiza kurya imineke myinshi kuko yakongerera isukari mu mubiri ku barwayi ba diabete. Si na byiza kuyifata ku barwayi b'umutima, kuko ya potassium twabonye umuneke wigiramo ntabwo ari byiza ibaye nyinshi ku mutima, kugira ngo ikurinde indwara z'umutima, ahubwo ibaye nyinshi zakwiyongera. Rero ibintu byose nubwo ari byiza, si ngombwa gukabya. Umuneke umwe ku munsi urahagije. Wawuriye rwose ukawurya buri munsi umwe wonyine, ibyo ukeneye byose wabibona kandi byaba bihagije mu mubiri wawe, si ngombwa gukabya. Rero ikiribwa cy'umuneke cyangwa se urubuto rw'umuneke nabateguriye umunsi nibyo tubashe kuganiraho. Tuzakomeza. Ufite n'ikindi kibazo wambaza nkagusobanurira, ndahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze tuganire, turushaho kwiyubakira amagara mazima, amagara azira indwara. Mwakoze. Ciao ciao.